ni umubumbe utuweho n'abantu benshi, utuweho n'ibintu byinshi, inyamaswa, amatungo, ibyatsi, ibiti, imisozi, inyanja ndetse n'abantu. Iyi si ni umubumbe utuweho n'ibyo byose, ariko icyo akora wuzuyemo amayobera menshi, ibitangaza byinshi, ibitera ubwoba, ibishuko. Niko ni ukuri, hari byinshi bitangaje cyane muri iyi si. Hari igitangaza nigeze kubona. Nubwo amadini yabayeho menshi cyane muri iyi si, ntabwo byigeze bikora iyi si kubaho nziza cyane, ahubwo ibyaha byarushijeho kuba cyane. Iki nacyo ni ikindi gitangaza giteye ubwoba gikomoka mu kintu cyiza nk'indirimbo. Mu mwaka w'1936 hahimbwe indirimbo bitwa Gurume Sunday. Iyo ndirimbo ikaba yarakomotse ku mugabo w'umunyahangariya, nyuma yo kwankwa n'umugore wiwe akajya kwandika indirimbo iteye umubabaro cyane, bikaba byaratumye uwo mugabo atuma abayumvaga bose bitwara ubuzima. Ingaruka za kidayimoni ndetse ziteye ubwoba zatumye BBC gahuzamiryango n'ibindi binyamakuru ndetse na leta bifata umwanzuro wo guhagarika iyo ndirimbo, kubera ko yari imaze gutuma abantu benshi bakora ikintu bitwa suicide, cyangwa se kwitwara ubuzima no kwihemukira. Bikaba byaratumye bayugara kugeza mu mwaka w'2002. Ninde se yemera nubwo ari ukuri ko mu rupfu harimo icyiza? Iyo urukwavu rupfuye, hari ibindi binyabugingo byinshi bishobora kubeshwaho n'uwo mugisha cyangwa uwo mwaka. Yan Yin ni ijambo cyangwa se interuro ikomoka mu Bachina isobanura icyiza, ikibi. So kuri buri kintu cyose, ahantu runaka, ku muntu runaka, ku bintu runaka, ikintu gishobora kuba kibi cyangwa cyiza. Yarinzi Moses. Mwakoze kudukurikirana. Amazina ni Nsengiyumva Stephen. Basha kuba wadukurikirana, kora subscribe ndetse urayikinga. Murakoze cyane.